Muraho neza muri kumwe na Dr. Aristarike Muganga. Uyu munsi noneho mbazaniye ubusesenguzi ku burwayi budasanzwe bwagaragaye ku mwana uherutse kuvukira mu bitaro bya gisirikare i Kanombe, umwana witwa Niyonkuru ubu ukiri uruhinja. Uyu mwana yavukanye ikibyimba kinini cyane ku mutwe ku buryo mama we yagaragaye kuri Afrimax TV asaba ubufasha anagaragaza ko umwana we yavukanye ikibazo. Rero icyo ngenje gukora nka muganga ni ukubafasha gusobanukirwa buriya burwayi, ikibutera nuko buvurwa ndetse n'ingaruka zabwo, nkanasubiza ibibazo bimwe na bimwe abantu bagiye bibaza barebye iriya video iri kuri Afrimax TV. Ibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byanjye byose uko bisohotse, hanyuma reka ngusobanurire muri make buno burwayi. Ubu burwayi bwitwa encephalocele. Kugira ngo umwana buvukane haba harabaye ikibazo cyo kwirema kw'ingingo igihe wari umutwite ahagana mu cyumweru cya 4 cy'ubuzima bwe mu nda. Niba utararebye video yanjye ivuga ku by'umwana uri mu nda, reka nkwibutseho gatoya. Muri iki cyumweru cya 4 mu nda yawe habera amahinduka akomeye kandi yihuse. Cya gice kizavamo umwana embryo kibanza kwigabanyamo amatsinda abiri y'ingirabuzima fatizo ameze nk'impapuro ebyiri z'inziga zigerekeranye zitambitse hagati mu zindi ziburungushuye nk'agapira. Itsinda ryo hasi hypoblast n'itsinda ryo hejuru epiblast. Mu buryo bw'igitangaza rya tsinda ryo hejuru ribanza kwicamo umurongo ugaragaza hazava umutwe n'ikibuno by'umwana, hanyuma ya matsinda abiri akitandukanya, hagati hakuzuramo izindi ngirabuzima fatizo zigize itsinda ryo hagati. Ubu noneho urusoro ruba rugizwe n'amatsinda 3 y'ingirabuzima fatizo zigerekeranye: endoderme, mesoderme na ectoderme. Ingirabuzima zikoze itsinda ryo munsi endoderme nizo ziba zizavamo amara, tiroyide, umwijima, igifu n'urwagashya. Hanyuma igice cyo hagati mesoderme kikaba kigizwe n'ingirabuzima zizavamo amagufa, impyiko, imikaya n'imitsi y'amaraso. Mu gihe itsinda ryo hejuru bita ectoderme riba rigomba kuvamo ubwonko, uruhu, imisatsi n'ubwoya. Tekereza nawe ibitangaza bikomeye biba muri iki cyumweru kimwe gusa. Ka kanyabuzima kagizwe n'amatsinda 3 y'ingirabuzima fatizo zigerekeranye gatangira kugenda kihinahina mu buryo buri kuri gahunda. Ingirabuzima zo munsi zikirundanyiriza hamwe ahazaba mu nda, izo hagati zikagenda zimuka zigenda zitwikira izindi. Izo hejuru zirizinga zigakora ikimeze nk'umwobo uzavamo ubwonko n'urutirigongo. Uduhiro duto duto tukagenda twishushanya dutandukanya hazashibuka imyanya itandukanye, hanyuma ingirabuzima zizavamo uruhu zigatwikira ibyo byose. Ibi biba mu gihe cy'iminsi 7 gusa, ikarangira urusoro rumeze rutya. Icyakora ruba rukingana n'akabuto k'ururo niba ukazi, ariko rukomeza gukura vuba vuba no gufata ishusho buhoro buhoro. Nkuko rero nabisobanuye ahangaha muri no video, ubwonko buva mu gice cy'ingirabuzima fatizo zitwa ectoderme, kandi bisaba ko ingirabuzima zigize ectoderme zizinga ahazava ubwonko hagahura kandi hakifunga, ndetse n'ahazava urutirigongo bikabuka. Iyo habaye mereri ituma hari agace gato gasigara kadafatanye, umwana akomeza gukurira mu nda ariko afite ako gace k'umuyoboro w'ubwonko katifunze. Ibyo nibyo bita neurotube defect. Neurotube defect ni ukuvuga ngo ni ubwoko bw'indwara ziterwa no kutihuza k'umuyoboro w'ubwonko. Izi ndwara rero zibamo amoko menshi bitewe n'agace katihuje akariko. Harimo nka spina bifida, irangwa n'igisebe umwana avukana ku mugongo ku buryo urukiryi cyangwa se umusokoro w'ubwonko wo mu mugongo uba ugaragara. Igice kitifunze gishobora kuba ku mugongo ariko gishobora no kuba ku mutwe. Ubwo iyo igice kitifunze kije ku mutwe nibyo bita encephalocele. Encephale cyangwa se encephalo bisobanura ubwonko, naho celle bisobanura agafuka cyangwa se cavite. Encephalocele zishobora nazo kuza ahantu hatandukanye ku gice cy'uruteranyirizo rw'umutwe, hahandi hihuje nyina kimutwite. Gishobora kuza mu irugu, mu gihorihori, mu gahanga cyangwa se mu mazuru. Encephalocele irangwa nuko ubwonko busohoka bukanyuraho amagufa atabashije kwiteranya bukajya mu ruhu ruri inyuma y'amagufa y'umutwe. Aho ubwonko bugiye huzura amazi menshi aturuka mu bwonko kuko nta magufa yo kuyatangira aba hari, bikarangira umwana agize ikibyimba kinini cyane nk'icyo mwabonye kuri uyu mwana wacu. Nkuko twabibonye, uyu mwana wacu witwa Niyonkuru yavukanye encephalocele ifatiye mu gahanga kugeza mu gihorihori, ariko ikaba ari nini cyane mu buryo budasanzwe. Hano rero murabona amafoto y'abandi bana bagiye bavukana encephalocele ahantu hatandukanye. Ubusanzwe hari encephalocele ziza ari ntoya, hari n'iziza ari nini. Uko iba nini ni nako
kubivura bigorana ndetse n'uburyo bwo gukira bikaba bigoranye kurushaho. Iyi ndwara ya encephalocele rero iravurwa. Abaganga b'inzobere babanza gucisha umwana muri sikaneri kugira ngo barebe aho ubwonko bwe bugarukira, ingano y'amazi arimo n'igice cy'igufa ryo mu mutwe kibura n'uko kingana. Iyi ni operasiyo ikomeye cyane. Kuvoma amazi muri iki kibyimba ugasubiza ubwonko mu mwanya wabwo witonze, warangiza ukagabanya rwa ruhu rwari rwarabaye nk'agafuka, ukongera ukadoda uruhu, byaba ngombwa ukanashaka insimburangingo y'igufa ryo mu mutwe ribura kugira ngo ubwonko butazongera gusohoka. Mbivuze mu magambo make, ariko murumva ko ari operasiyo ikomeye kandi isaba amafaranga menshi. Gusa mu bihugu by'amahanga hari ibitaro bimwe na bimwe bizobereye mu kubaga abana nk'aba ngaba. Natanga nk'urugero rwa Boston Children's Hospital yo muri Amerika. Ibi bitaro bya Boston by'abana bikunze kubaga abana benshi bavukanye icyo kibazo kandi bagakura bakabaho. Ibi rero bisaba abaganga b'inzobere, akenshi barenze umwe, bisaba amafaranga menshi rwose, kandi nyuma yo kubagwa akenshi abana bafite bino bibazo na nyuma yo kubagwa basigarana ibibazo byinshi mu mikurire yabo, nko gutinda kumenya kuvuga no kugenda, kugira ubwenge buke ugereranyije n'abandi, kugira ibinya, rimwe na rimwe kugira igicuri, ububabare n'ibindi bishobora kuza nyuma. Muri make, na nyuma yo kubagwa aba ari umwana ugikeneye kwitabwaho mu buryo bwihariye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko 50% by'abana bavukana encephalocele ari bo babasha kubaho. Abenshi mu bana bafite iki kibazo bapfira mu nda bataravuka, hanyuma abavutse ari bazima baba bashobora gukomeza kubaho, ariko batabazwe amahirwe yo gukura aba ari makeya. Nanone twakwibutsa ababyeyi ko ubu burwayi buba bushobora kuboneka muri ecography. Kuva byibura inda ifite amezi 4 cyangwa 5, uramutse uciye muri ecography bashobora kubona ko umwana afite kino kibazo. Ntitwite bisanzwe nkurikiza amategeko yo kwipimisha inshuro zose bampaye kugeza kuri finali. Ngiye kwipimisha bwa nyuma inshuro ya 4, bambwira ko afite ikibazo nyine nca muri eko. Nciye muri eko bambwira ko harimo ikibazo amatarasiferi ngi Masaka. Niba utwite rero ni byiza guca muri ecography kugira ngo umenye uko ubuzima bw'umwana wawe buhagaze. Yari Dr. Starike Muganga, murakoze. Icyo nasaba nyine nk'abafite umutima n'ubushobozi ko nyine bamfasha wenda bakabona ubuvuzi bwisumbuyeho, bakamugabanyiriza wenda ari amazi yo mu mutwe, wenda yazajya igihe cyo kwicara akaba yabishobora.